karori winsiga hari inkuru ndashaka kukubwira. Banguka nubwo se twakerewe byavanaho ko tugendana nk'abavandimwe, banguka tugende. Uzi ko nubwo nanjye ndi umukristo hari igihe nagiragamo akantu ko kwibaza niba koko Bikira Mariya ari utazamanuye icyaha. Reka urantunguye pe rwose nubwo bitajyaga biganza ngo mbitindeho cyane, ariko nyine hari ukuntu umuntu yibazaho gato, ariko nyine icyo nashakaga kukubwira nabyiyumviye neza mu kiganiro cy'abatagatifu kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ukuri Bikira Mariya ubwe nanjye narayumvise, ariko ngira ngo hari n'inyandiko zibivuga dusanzwe tubona. yewe noneho ubuse koko n'imirimo y'iwanjye hariya ubona ko nabona umwanya wo kwicara nkasoma ibitabo koko. ariko buriya buryo bwose bwanshimishije ni ugufungura ngashyira hariya bikavuga nanjye nkumva niyo naba ndi mu mirimo isanzwe. yewe hora uranyibukije, nari ndimo nsoma amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko rwose ni birebire ntago nabirangije, narabicikiranye. Nanjye ubwo ndumva ubwo buryo bwarushaho kuba bwiza cyane. Umva rero nkubwire, genda ujyemo ushake ngo Kiliziya Imwe TV, ushobora kusanga icyo kiganiro kirimo, ariko niyo cyaba kitarimo wababaza bakakiguhereza, kuko ibiganiro byose bivuga kuri Kiliziya bidufasha mu kwemera. Harimo umuhungu uririmba neza we, ni ukuri ujyemo byagufasha bakayaguhereza ukayumva witonze, ni ukuri. yewe n'umugore wa Kanyamihigo nawe uri umuti w'amenyo. none se ubwo ibyo kuririmba bije bite kandi mu kiganiro cy'abatagatifu? aririmba neza ahubwo waza kubwira Venansiya ko nabonye umuryango remezo wacu ufite abantu bose bitanga, bashobora kuza nabo babireba bakumva ayo mateka, ntadufashe twenyine, akaza kubivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. nabwo ni ubutumwa. ntibuke unyibutse rwose dutanga ubwo butumwa kandi birakwiye. none se urumva udafite ibyishimo ko nawe wabimenye ko ibyo washidikanyaga byarangiye? tugende. bavandimwe kurikira televiziyo Kiliziya Imwe umenye amateka atandukanye ya Kiliziya, umenye amateka y'abatagatifu ndetse n'ibindi biganiro bidufasha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. genda Kiliziya Imwe kwaje uri igisubizo. muze twungurane ubumenyi. bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. ngiye kaze kuri televiziyo Kiliziya Imwe, aho dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko muri iki kiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. dukomeje kandi gushimira abagenda baduha ibitekerezo banadusaba amwe mu mateka. ni byiza, bitwereka ko turi kumwe kandi tugomba kubaha ibitekerezo byanyu. uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amateka ya Mutagatifu Colentine, Saint Colentine cyangwa se Saint Colentinius cyangwa Kali cyangwa se Kiri, ubwo byaterwa no kubisomye. akaba yarabaye umwepiskopi wa mbere wa Cornouailles, ubu izwi nka Quimper yo mu ntara ya Bretagne.
Corentin yabaye umwepiskopi wa mbere wa Quimper mu kinyejana cya 5. Corentin yamenyekanye cyane kubera inyigisho z'umuhire Julien Minoir wabayeho mu kinyejana cya 17. Corentin afatwa nk'umwe mu batagatifu 7 bashinze kiliziya yo mu ntara ya Bretagne mu Bufaransa. Imwe mu nyandiko z'ubuzima bwa mutagatifu Corentin ni ya Domprene yanditse hagati y'umwaka w'1220 n'umwaka wa 1235. Iyo nyandiko ikaba yitwa Vita de Saint Corentin. Mutagatifu Albert Mukuru yanditse ku buzima bw'abatagatifu maze agaragaza ko Corentin yaba yaravutse mu mwaka wa 375, imyaka 15 mbere y'uko umunyagitugu Maxime aza muri Gore. Ababyeyi be bakaba baramutoje iby'ubukristo kuva mu buto bwe. Corentin yashinzwe cyane n'ubuntu bw'Imana. Corentin yarinzwe cyane n'ubuntu bw'Imana mu gihe cy'intambara umwami Conan Meriadec yarwanaga n'Abanyaroma. Albert akomeza mu nyandiko ye avuga ko Corentin yanabayeho ubuzima bwa wenyine ahitwa Plomodian mu ntango y'umusozi wa Menez Home. Ahangaha ubusabaniramana bwa Corentin bwatumye ahakorera ibitangaza byinshi. Ubwo umwami Gradron yifuzaga gushinga diyosezi ya Quimper, yatumijeho Corentin kugira ngo ayibere umwepiskopi wayo wa mbere. Ubwo Corentin yahise ajya i Tours kugira ngo mutagatifu Maritini amusiga amavuta y'ubutore amugira umwepiskopi. Ubwo hari mu kinyejana cya 4. Corentin kandi agaragara ku rutonde rw'abepiskopi bitabiriye inama nkuru ya kiliziya y'Angers, Concert d'Angers, yabaye mu mwaka wa 453, aho hagaragara umukono wa Corentin ku mategeko ya kiliziya yatorewe muri iyo nama nk'umwepiskopi wa mbere wa Quimper. Corentin yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 490, apfira ahitwa Cornouailles. Gusa hari n'abavuga ko yaba yarapfiriye ahitwa Quimper maze agashyingurwa munsi ya alitari ya katedrali ya Quimper. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Corentin ku itariki 12 Ukuboza buri mwaka. Mutagatifu Corentin, udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe. Dukomeje kubashimira ko dukomeje kubana muri iki kiganiro. Waba afite ibitekerezo cyangwa se inyunganizi yatwegera kuri izi nimero cyangwa akandika muri comment tukamusubiza. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.